Zaburi 37:25 haranditse ngo nari umusore none ndashaje ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Ngo nari umusore none ndashaje. Ntekereza ko Dawidi ibi yabihamyaga kubera ko yabibayemo. Natwe hano hari benshi babihamya ngo ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe cyangwa se sinari nabona umukiranutsi Imana imwanze cyangwa imutereranye ngo cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Iryo ni ijambo ridusubizamo imbaraga cyane cyane iyo wageze mu bihe by'ibibazo, ibihe utabona icyo ukuye gukora cyangwa se ibyo wasengeye byose ugasanga nta na kimwe Imana irimo kugusubiza. Ukavuga ati se byagenze gute? Imana ndayibwira ntiyumva. Ese ndi mubi? Ese ndanduye cyane ku buryo ntabasha kujya imbere y'Imana? Ese nakoze amakosa menshi ko nsenga, ko njya mu materaniro buri gihe, ko ndi umuririmbyi, ko nkora protokole mu rusengero, ko nkorera Imana mu buzima bwanjye bwose? Ese byagenze gute? Umuntu hari igihe anyura mu gahinda, igihe cy'agahinda, igihe cy'ibibazo, abantu bose bakagutererana cyangwa se abantu bose bakakujya kure cyangwa se bakakubeshyera cyangwa ukagira ingorane zindi mu buzima busanzwe mu rugo, mu kazi, ariko Imana nta na rimwe izigera igutererana. Ntabwo muri hano, sinzi niba abantu ndimo kubwira bari hano. Iyo mutikiriza mba mbona ndi kubwira reka twivuganire n'abamarayika, bo barabyumva bakabyakira. Muri ubwo buzima bwose umuntu abanyuramo, ijambo ry'Imana niryo rigomba kudukomeza. Mu bintu byose unyuramo, ntabwo nzakomezwa na runaka ngo ni inshuti yanjye. Ntabwo Imana ishobora kumunyuraho ariko nabwo ikoherereje ijambo rinyuze muri uwo muntu. Ijambo ry'Imana kuko niryo jambo ry'ukuri, niryo rituma utajya kure y'Imana, niryo rituma ukomera, niryo rituma ibyo urimo kunyuramo byose ubona ko it's just a season. Niko profeta bivuga. Ni ibihe, ni igihe runaka. Natwe turabizi ko tugira ibihe by'imvura bikaza bigashira, hakaza izuba bikagenda bigashira, tukagira igihe cy'umukungugu mwinshi, tukagira igihe cy'ibyondo byinshi, ariko ibyo byose ni ibihe biduhita imbere bigenda. Buri bihe rero biba bifite umwihariko. Hari igihe rero ugeramo, profeta yabyise ngo ni Elizabeth factor. Nta kinyarwanda nabiboneye ariko turaza kubyumva icyo bishatse kuvuga. Elizabeth turamuzi twese muri Bible. Elizabeth yari umugore wa Zakaraya. Zakaraya turamuzi, we na Elizabeth nibo babyaye Yohani Batisita. Sibyo? Musoma Bibiliya? Nutayisoma aho ngaho ndumva hazi. Tugenda tubyumva ukuntu Yohani Batisita ari we waje avuga ko Yesu Kristo agiye kuza kudutegura inzira z'umukiza. Tubisanga he rero? Tubisanga muri Luka wa mbere, ubuzima bwabo byibura ho gatoya ku murongo, duhere ku murongo wa 5. Uyu munsi nazanye Bibiliya yera, abafite Bibiliya nazanye Bibiliya ntagatifu, ufite Bibiliya yera nawe nta kibazo birahura. Gusa hari amagambo abadasobanura, abadafite uburemere bumwe, niyo mpamvu umuntu ashakisha aho abikura, ntagire uwo bicumuza. Ku ngoma ya Herodi umwami wa Yudeya hari umuhereza bitambo wo mu cyiciro cya Abiya akitwa Zakariya, n'umugore we akaba uwo mu muryango wa Aroni akitwa Elizabeth. Murumva ibisekuru by'aba bantu ukuntu bikomeye. Ibaze ko Elizabeth yari uwo mu muryango wa Aroni. Aroni muramuzi? Kure cyane mu gihe cya Mose. Aroni ni mwene nyina wa Mose. Murumva n'abatambyi Imana yateguye. Ni nko kuvuga ngo uyu muryango mushize ku ruhande, icyo uzakora gusa nukuntambira. Ntago washoboraga kujya imbere y'Imana wanduye. Ni umuryango udafite familiar spirit nk'izo tugira twebwe. Ni umuryango utarasenze ibigirwamana, ni umuryango utaracumuye, ni umuryango wejejwe kugira ngo utambire Imana gusa. Nicyo wari ubereyeho. Elizabeth rero yari yaturutse muri iyo nzu. N'umugabo we nawe ari mu gisekuru cy'abantu bakomeye, nawe yari umuhereza bitambo. Nukuvuga ngo Imana bose yari yarabafashe ibashira hariya, icyo izabakoresha irakizi,
kandi yabahaye umutima wo kubikora. Yarabejeje kugira ngo bakore uwo murimo. Ariko ngo bombi bari intungane imbere y'Imana. Bari intungane imbere y'Imana, bagakurikiza badatezuka amategeko n'amabwiriza yose y'Imana. Urukumva ubwo buzima. Ariko intungane imbere y'Imana, amategeko y'Imana yose arakosha, nta na kimwe yica. Ibintu byose Imana yavuze, amabwiriza y'Imana yose, ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe batakoraga neza. Imbere y'Imana bari batunganye. Ngo ariko nta mwana bari bafite. Ngo kuko Elizabeti yari ingumba, byongeye bombi bari bageze mu zabukuru. Murumva ibibazo? Reba uko kuntu bari intungane, reba uwo muryango wose baturutsemo, reba icyo gisekuru cyabo cyejejwe kuva ibihe n'ibihe, kuva mu gihe cya Mose Imana ibakoresha. Ni ukuvuga ngo nawe iyo uhagaze ahangaho uri gusengera abuzukuru n'abuzukuru, reba mwumva igihe bizagerera. Ntushobora no kubara bya bindi Imana itubwira ati abanyubaha bankunda nzabaha umugisha imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Ibisekuru ibi n'ibisekuru n'ibisekuru. Elizabeth nawe yari muri iyo destiny, na Zakariya nawe yari muri iyo destiny. Ariko nubwo bakoreraga Imana, nta mwana bari bafite. Kubera iki batari bafite umwana? Kubera iki Imana yabimye umwana? Urumva icyo gikomere? Ariko kandi ntago bacitse intege. Bakomeje gukora umurimo w'Imana buri munsi badatezuka. Batubwiye hano ku murongo wa 6 ngo bari intungane imbere y'Imana. Ku murongo wa 7 niho bavuga ngo Elizabeth yari ingumba, ngo byongeye kandi bari bageze mu zabukuru. Igihe babaniye, bashaka barabanye imyaka irenga 50, imyaka irenga 60, bose bashakanye bifuza umwana, baramubura. Ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane, Elizabeth abona imihango. Nta mwana, nta na sinye na gato, nta nizavuyemo, ntabyo batubwiye. Ariko bagakomeza bagatonda, bakajya gukora umurimo w'Imana, bakomeza bakubaha Uwiteka, bakomeza bafite imbaraga. Ese izo mbaraga bazikuraga hehe? Gucika intege byarashobokaga. Bari bageze mu zabukuru, nta kintu na kimwe babona ko bazabona umwana. Kugera mu zabukuru bavuga hano, ni ukuvuga ngo Elizabeth yarashaje, ntago yashoboraga kubyara. Bya bindi bavuga ngo biological clock byari byararangiye, yari yararenze igihe cyo kubyara, cyo kugira umwana. N'umugabo we urumva niba bari barashakanye bakiri bato, nawe yararimo gusaza. Ariko n'Imana yababumbye. Iminsi yo kubaho kwabo kwisi Imana yari yarayanditse mbere yuko banavuka. Imana yari izi ibyo byose barimo kunyuramo. Hari igihe umuntu anyura mu bintu ukavuga ngo ariko Imana kwitandeba kwicecetse, ese ibintu ndimi ndimo kubibona? Reka da, irabibona. Aho waba uri hose Imana irakubona. Nimugera mu rugo muze gusoma Zaburi 139 itubwira ngo nahungira hehe urukundo rwawe, nahungira hehe, niyo najya mu butaka, niyo najya ikuzimu, niyo najya mu ijuru, niyo najya mu kirere, ngo hose urambona. Ngo warunzi nkiri urusoro mu nda ya mama. Imana yari ikuza imbere yo kuza kuri iyi si. Ntago twakagombye guhangayika. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Tunyura mu bibazo ugacika intege neza, ukanga n'Imana, ukavuga uti bya bintu bambwiye ntibinakora. Rya torero nsengeramo wapi barambeshya. Ngiye kubera iki Imana itansubiza? Kubera iki Imana yangicecetse? Ariko profeta dusubizamo imbaraga, akatubwira ati nta muntu n'umwe ku isi utagira iki gihe yise ni nk'igihe cya Elizabeth. Hari n'umwe uri hano wambwira ko atigeze agera muri aya mataba? Nta n'umwe uhari. Ni ukuvuga ngo ndi kubwira abantu batari bo. Hari umuntu n'umwe ushobora kwisharanga akavuga ati njyewe mpora ku musozi hejuru mpimbaza Imana, nishimye ibintu byanjye byose bimeze neza? Ni pretense, ni ya maske batubwira. Nta muntu n'umwe ku isi. Urabona aba bantu bari intungane imbere y'Imana. Njyewe ndi igikirere imbere y'Imana. Ese ntunganiye Imana bigeze he ku buryo itancisha muri ibyo bigerageza? Reba Mose, si urugero rwiza se?
Mose yakoreye Imana, ariko murebe ibibazo yagiraga kandi ari imbere y'Imana, yavuganaga n'Imana, yabonaga Imana buri gihe. Ariko noneho twebwe tuza ibyo Joseph yavugaga n'isaha imwe yo guhimbaza ikatunanira. Ariko rero twagera mu bigeragezo nitwe twivumbura mbere ngo ya Mana nta niyo ndimo kubona, ngo ya Mana yagiye hehe, ngo kucicecetse. Profete niwe wavuze ngo Imana ni nziza cyane ngo ntishobora kuba umugome. Imana ni nziza cyane ntishobora kuba umugome. Habaye twatindaga aho ngaho tukahatekereza, Imana ntago ari umugome. Niba ugeze mu bigeragezo hari icyabiteye, ni umwanya wo kwitekereza ukavuga ati nakoze iki, what did I do, what is wrong, navuze iki, natekereje ibiki. Ngo Imana ni nziza cyane ntishobora kuba umugome, ngo kandi ni umuhanga cyane udashobora gukora ikosa. Ni ukuvuga ngo ibyo uri kunyuramo byose ntabwo ari ikosa ry'Imana. Ashaka ko ari amakosa yawe, ashaka kuba ari amakosa y'umuryango wawe cyangwa y'ibindi bigukikije environnement, ariko Imana ni nziza cyane, iragukunda cyane cyane cyane, hahandi idashobora kwifuza ko uhora umeze nabi. Imana buriya utekereje neza ibyo Yesu Kristo yanyuzemo kugira ngo njyewe nawe Satani ate kutugaraguza agati, niko nabyita. Umuntu abitekereje ukagirwa ubuntu bwo kumva icyo gitambo Imana yatanze, umwana wayo w'ikinege. Ababyaye hano murebe ukuntu mureba imfura zanyu, nuwayikoraho n'umuriro. Ntimujya mwumva abantu bafite imfura z'abakobwa bavuga ngo turazana imbwa, ngo nta muhungu uzinjira ahangaha. Ariko Imana yari ifite umwana umwe w'ikinege mwiza cyane, imwuzana muri iyi si yuzuye umwanda, afata ya myanda yose abantu bose bariho icyo gihe, inyoko muntu yose wabyawe na Adamu na Eva wese n'abatarabaho icyo gihe ntitwariho, ariko twagiye muri uwo murongo, tugirirwa imbabazi z'ibyaha byacu byose. Yarakubiswe, yaratutswe, bya bintu byose tunyuramo hano, kuvuga ngo bantutse, ngo bangerageje, ngo naburaye, nabwiriwe, nagize agahinda kenshi, ngo narize, naririye Imana kubera ikitanyumva, ukishararanga, ngo utubazo twabaye twinshi, warembye, washize. Ariko ibuka Yesu Kristo ibyo byose ko yabyikoreye, kandi mu gahe gato cyane, umunsi umwe niba atari iminsi ibiri, abinyuramo ibyo byose, ngo imibabaro yacu yose niyo yikoreye, kandi niyo dukiriramo. Twakagombye no guhora twatura ijambo ry'Imana, ijambo ryiza ryo kwatura ugeze muri ibyo bigeragezo byose, uko wabyita byose, byaba bitoya byaba byinshi, byaba bigusumbya imbaraga. Ijambo ry'Imana riravuga mu Baromani 8:28 ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Ikintu cyose uri kunyuramo harimo umugambi w'Imana, ibihe byose uri kunyuramo harimo umugambi w'Imana. Hari igihe ugera ukavuga uti nakoze ibyo nagombaga gukora byose, ibyo banyigishije byose muri eglise narabikoze, amasengesho yose bavuga gukora narayakoze, ariko se kubera iki nta gisubizo mbona? Kubera iki Imana itansubiza? Kubera iki nkibona ubugumba mu buzima bwanjye? Buriya bugumba Elizabeth yari afite si ubugumba gusa bwo kubura umwana, ariko natwe tuzi neza ko nk'umukristo agomba guhora yera imbuto. Hari ahantu mu buzima bwawe ubona neza ko nta rubuto na rumwe wera, sibyo? Abasinzira mu bakubita inki, basize uburiri bwabo iwabo, basubireyo. Aho magaza aha mwese mba mbareba, usinzira ndamutera ingwa, banzanira ingwa nkwereke. Turisanga hapi, ntago ushaka kubyumva. Mureke ijambo ry'Imana niryo mwashe kumva, mwirukane iyo myuka yose basinziriza ibava iruhande. Ibintu byose ni mu mutwe, sibyo? Ntago waba waje gusenga ngo uri wicaye hano hanyuma utaha ubusa, Satani abakwambuye ntukazajya ubyemera.
ubugumba rero navugaga, kugumbahara ni iki? Bavuga kugumbahara, kugumbahara kugumbahara bishatse kuvuga iki? Ni ukugira ubuzima butagira imbuto, butera imbuto. Mu cyongereza bavuga ngo unproductive life, cyangwa se ukavuga ngo infertile. Ikintu nyine kiraho kitabyara, kitororoka, kidakura, kiraho gusa. Mu buzima bwawe bwa buri munsi ni hehe ubona ufite ubugumba? Harahari. Mu bitekerezo ushobora kuba udatekereza, buriya gutekereza nabyo ni ubuntu bw'Imana, kuko Satani ibi bitekerezo niho hambere anaduterera. Ushobora kuba uri umuntu barakubwiye bati uzaba umuntu ukomeye, uzaba businessman, uzaba umutegetsi, uzaba umuyobozi mu gihugu, uzaba umutware mu muryango, donc bakaguhanurira pe, bakakubwira ibintu bizakubaho, ariko wowe ukabona ko nshaje se nta kintu na kimwe ndageraho. Byagenze gute? Nawe mu mutima wawe Imana yaragushizemo ko urumva uzaba umuntu ukomeye. Twese Imana yaduhamagariye ikintu, twese Imana yaduhaye gift. Nta muntu n'umwe ku isi Imana yaremye kugira ngo abe ikigoryi, nta n'umwe. Biriya mu muryango nyarwanda bavuga ngo buri muryango nta muryango utagira ikigoryi, ibyo ni by'abapagani. Imana ntabwo ishobora kurema ikigoryi. Murabyemera? None se Imana ni ikigoryi? Yaturemye mu ishusho yayo, yaturemye mu ishusho yayo. Aho hantu nutangira kuhatekereza urabona ko ari ibigambo byo mu isi y'umwijima. Yandemye mu ishusho ryayo, ni gute nshobora kuba ikigoryi? Ntabwo bishoboka. Niba ntari ikigoryi rero, yampaye ubwenge. Ya myuka yose twavuze, imyuka irindwi iri kuri Yesu Kristo, iyo myuka yose twakagombye natwe kuba tuyifite, idukoreramo, yigaragaza, iduha imbaraga, ibitekerezo bikaza, gukorera Imana bikaza ntawe utubyize, ntawe udusunitse. Kubaha Imana, gutinya Imana, uko nguko Elizabeth n'umugabo we byagendaga, babikoraga bibaturutse ku mutima. Umuntu wese utinya Imana ngo abe bimeze nk'umugezi umena amazi menshi, overflow, uburi isoko y'umugezi, uburi isoko y'umugezi udakama. Ni kuvuga ngo uhora wera imbuto buri munsi. Niba rero ndi mu ishusho ry'Imana, kubera iki ngifite ubugumba? Kubera iki hari ahantu hatera mu buzima bwanjye, muri karakteri yanjye? Kubera iki hari ibyo ntatekereza, ntabasha gutekereza, cyangwa se nanabitekereza simbishire mu bikorwa? Sinzi niba tugira umwanya wo kwitekerezaho buri munsi. Umuntu akavuga ariko dore imyaka amaze ku isi, niyo waba umaze imyaka 10 nta kintu bitwaye. Yesu Kristo yamenye ko azaba umuntu ukomeye, yamenye destiny ye afite imyaka 10 n'ingahe. Yatangiye umurimo afite imyaka 10 n'ingahe? 12. Ariko twebwe turagera muri za 30, 40, 50, 60 ugihuzagurika. Uba wumva ibyo bintu biri normal? Ubitekerejeho ukora iki rero? Hari igihe wicecekera nyine ukibera ati n'ubundi ntacyo ndi bukore, n'ubundi byararangiye. Aho ngaho uba wageze aho Satana ikoma mu mashyiti ndamurangije. Ariko ntago tugomba kwemerera Satani ko iturangiza. Hari igihe ugeramo rero ukavuga uti nta kintu na kimwe ntakoze, nasomye Bibiliya, narasenze, naririye Imana, ariko still nkabona nta kigenda. Ukareba umuturanyi wawe cyangwa se mugenzi wawe, cyangwa abantu mwiganye, abantu mwabanye, bene wanyu aho wavutse, bo ntibasenga, nta n'ijambo na rimwe bavuga, nta nubwo basengera ibiryo. Gusengera ibiryo hari igihe uhagera bikaba automatique tu ukabikora. Nudasenga nudakora ibyo ukora nyine ukavuga uti uriya nta nubwo asengera ibiryo. Ariko dore ukuntu ameze neza. Kubera iki ngewe nkora imbere y'Imana nakataje ya masaha bambwira 2:30 ndahari, nakorobye muri church, nagize nte, ariko Mana kuki wacecetse? Naretse ibyaha byose wambwiye kureka, naretse ubusambanyi, naretse ubusinzi, naretse uburara, naretse kwiba, naretse kuvuga amagambo menshi, ariko se kubera iki wacecetse? Ibyo ndi gusengera si byo ndimo kubona, ahubwo uko nsenga niko bikomeza kuba bibi. Ntihari igihe usenga ukabona aho kugira ngo Imana igusubize ibyo wasabye, ahubwo
haje ibindi utanatekerezaga, kavuga ati noneho ndasaze ndapfuye birarangiye, ati ndiruka ku musozi, ati ya Mana noneho sinzi iki nshakaho, turashaka kunyica. Ariko rero uko byagenda kose Imana ntabwo izagutererana. Ijambo ry'ukuri wagira ngo ntimuri hano kandi muri kundeba, ariko sinzi niba amaso yanyu yabaye iki. Ariko icyo nizeye ni kimwe, Mwuka Wera arikorera imirimo. It's not me, yantumye gusa. Uravuga uti byagenze bite Mana? Kubera icyo utanyumva? Kubera iki mbona ibintu byose ndimo gukora bitarimo kureyisisa? Kubera hari nabo twita amazina, umwana ukamwita izina ukavuga uti izina rizamuherekeza nta kintu na kimwe kibi kizamubaho. Na Elizabeth na Zakariya bari bafite amazina meza. Zakariya ngo bivuga Imana iribuka, God remembers. Nicyo bivuga ngo Imana iribuka. Ariko iryo zina wenda yararitekerezaga rikamuha imbaraga, kavuga ati uko byagenda kose Imana izanyibuka, sibyo? Ariko se ageze mu myaka 80, buriya yarakibivuga? Yarakivuga, ariko yarafite imbaraga zo gukora umurimo w'Imana. Ari wowe byagenda guterera uko umeze uko nguko, wavuga uti nubwo bwose nitwa Zakariya Imana iribuka, ubu ko kiracyanyibuka. Ugeze icyo gihe ni ikigeragezo gikomeye, si ikigeragezo gikomeye? Ariko rero mwumve amasezerano dufite uyu mwaka. Hari isezerano rivuga ngo God has remembered us, Imana yaratwibutse. Reka ta sinzi ko ngo mukibyibuka ibyo waba waranyuzemo byose, ibyo waba uri kunyuramo byose, n'ibyo uzanyuramo byose, uyu mwaka biranditswe, byavuzwe n'umukozi w'Imana ukomeye. Urashaka iki kindi? Imana yaratwibutse. Imana ntabwo yigeze guhanagura, ngo God has not written us off, ntabwo yaduhanaguye. Amen. Irakuzi izina ryawe, aho wavutse, aho wavukiye, haba ari habi, haba ari mu cyobo, haba ari hehe, Imana irakuzi. Amen. Ntubone ngo ntufite ibyo ukurya uyu munsi, reka da. Ntubone ngo ejo waraburaye, ntubone nta kazi ufite, ntubone nta mugore ufite, nta mugabo ufite, ahubwo dusaba nabi. Imana ntabwo yigeze itwibagirwa. Imana ntabwo yigeze idukura mu gitabo cy'amazina yatwanditsemo kuva tutararemwa. Kandi Imana ngo ntizigera ikwibagirwa. Imana ntabwo izigera ikwibagirwa. Elizabeth rero we bivuga iki? Ngo Imana yanjye ni Imana yo kwizerwa. Ayo mazina meza bari bafite. Imana yanjye ni Imana yo kwizerwa. Uyu munsi twayiririmbiye tuvuga ngo you are worthy to be praised. Imana ikwiye guhabwa icyubahiro cyose kuko ni Imana yo kwizerwa. Ninde hano ku isi washiramo kwizera kwawe kose 100%? Ninde hano ku isi washiramo kwizera kwawe kose 100%? Uvuga uti ni uzandangiriza ibibazo byanjye byose, ni uzankemurira ibyanjye byose, ni uzankiriza umuryango, ni uzambabarira ibyaha byanjye byose, ni uzantabara niyo naba naguye mu makosa, azambabarira ntabare. Uwo muntu aba hose. Ariko Imana yo mu ijuru irahari kandi ni Imana ya data, ni data wa twese, ni data wa twese, ni papa wacu dukunda. Zakariya na Elizabeth rero bafashe icyemezo cyo kwiringira Imana nk'Imana yibuka amasezerano, nk'Imana yibuka amasezerano yose yagiranye nabo. Bafashe icyemezo cyo kwizera bati ntabwo twumva impamvu tugeze mu zabukuru tukiri ingumba, ariko tuzi neza ko byose bifatanyiriza hamwe kutugirira neza.
tuzi yuko Imana ariyo kwizerwa, kandi tuzi yuko Imana itwibuka, ntabwo izatwibagirwa, ntabwo ari Imana izadutererana, ni Imana iri kumwe natwe, yitwa Emmanuel. Buri saha, buri segonda Imana iri kumwe nawe. Haleluya. Ikibazo cya mbere nakwibariza, ese muri ibyo uri kunyuramo byose wafashe ikihe cyemezo? Isuzume mu mutima wawe igihe wagize mu gihe cy'amage, mu gihe cy'ibibazo, mu gihe cyo kutabaho neza nk'uko wabyifuzaga, nk'uko wabitekerezaga, ukabona wapi nta kigenda, umuryango wawe ni wowe wenyine urimo, ushobora no gutekereza ibintu bizima, cyangwa se ukabona wowe nta nicyo ushobora gukorera umuryango wawe. Igihe wageze muri icyo gihe ufata ikihe cyemezo? Byibaze, unisubize uyu munsi, ubwira Imana ikikuri ku mutima. Uko twicaye ahangaha ijambo ry'Imana riba ritweza, ridusubizamo n'imbaraga. Uko umutima wawe waje ukeneye Imana, niko Imana igusanga. Uyu munsi rero uvuga uti, ese koko iyo ngeze muri bya bihe aho sintera umugongo Imana kandi ariyo buhungiro bwanjye? Niyo yakagombye kuba ubuhungiro bwanjye nk'uko Dawidi yahoraga abivuga. Ese nanjye ndatura nkavuga ngo Imana niyo buhungiro, ndabyatura? Cyangwa niyo ndi kubiririmba biba biri shallow, biri kuva ku munwa gusa? Nagahinda gakomeye niba tuvuga ibyo tudakwiye ku mutima. Imana niyo buhungiro bwanjye, Imana niyo mwungeri wanjye, Imana niyo mufasha wanjye, Imana niyo mbaraga zanjye. Imana ni data, Imana ishobora byose, kandi Imana ni papa wanjye, ntizantererana, ntizampana na gato. Ikibazo cya kabiri, ese wahisemo kwiringira Imana cyangwa ukwizera kwawe kwaracogoye? Ba Elizabeth bahisemo kwiringira Imana, ariko bahisemo kwiringira Imana bazi. Umwe yarazi ko Imana itazamwibagirwa, undi yarazi ko Imana ari Imana yo kwizerwa, bagafatanyiriza hamwe. Wowe Imana uzi ni Imana iteye ite? Ni Imana y'ubuhe bwoko? Yakoze iki mu buzima bwawe? Ikora iki mu buzima bwawe buri munsi? Aka kanya irimo kugukorera iki mu buzima bwawe? Iri kukwereka iki? Iri kukuvugisha gute? Ese urimo kuyumva? Akenshi iyo tugeze mu bigeragezo nk'ibyo, icya mbere dukora ni ukureka Imana. Ikindi dukora ni ukuva mu itorero, kavuga ngo hari ahantu igihe nagiriyeyo n'ubundi ndarambiwe, ke sinzanasubirayo, ko nta kintu hamarira se. Ariko nyamara wibuke igihe Elizabeth na Zakariya bategerereje, bahoraga imbere y'Imana bayihimbaza. Ariko uzi kuba usenga ukabona Imana ntiri kugusubiza, ariko ukaza ukavuga uti ndakubyinira tu ndaguhimbaza tu, kuko nzi kukwiriye. Ibibazo byanjye sibyo bidefinisa Imana, ibibazo bya mugenzi wanjye sibyo bidefinisa Imana. Ni Imana, Master of the universe. Twavuze ngo yawe, nta nubwo dushobora kwisobanukirwa. None se wowe urinde? Agashishirika ari hariya, Imana iri hejuru hariya, ariko wowe ukavuga ngo ndihenuye ndagiye. Ni ikibazo gikomeye. Turi guhimbaza mu gitondo, numvishije ngize ikintu cyo kubwira Imana, Mana utubabarire. Turiteragura hejuru, turijugunya, tumera nkaho turi ibihangange, tusuzugura Imana buri munsi, nta mwanya tuyiha, kandi ni Imana. Bishaka yavuga rimwe gusa tukaba tuvuyeho twese. Hari umuntu wigeze kwigisha avuga village yo mu Butaliyani. Mu Butaliyani murabona ukuntu hari heza cyane, ni heza pe. Bari batuye munsi y'imisozi nkuko waba utuye mu kibaya. Village nini cyane, murabona twe tuba dutuye mu misozi, urahagarara ukareba hirya iriya ku wundi musozi, ariko bo bari batuye mu kibaya bakikijwe n'imisozi miremire, nta kintu na kimwe kiriho. Bajya kuryama nk'ibisanzwe, abantu bose bararyama, abidagadura bakomeza kwidagadura, ariko igihe kiragera nijoro, aho hantu batuye hapfupfunuka umusozi. Murumva ibyo bintu? Bagiye kuryama ari ibisanzwe,
bazi ko ejo bazaramuka mu gitondo bakajya mu kazi kabo. Hari abasenze, hari abatarasengaga, hari abari barahisemo gukorera izindi mana. Donc nkuko tubaho buri munsi natwe tukajya kuryama ngo ejo tuzabyuka, siko tuvuga se? Muri iryo joro hapfupfunuka umusozi. Donc Imana irema umusozi aho hantu, bose barapfukiranwa, nta wabyutse, nta waramutse, nta uzi uko byagenze, nta wavuze amakuru. Byarabaye gusa biragaragara ko hapfupfunutse undi musozi. Ntawe bashoboraga kubona. Ibaza umusozi ungana nka mo Kigali, wari kubona nde? Wari kubona nde? Ariko umuntu ni iki? Umuntu ni iki ku buryo twihenura imbere y'Imana? Ubu ukavuga ngo ikibazo cyawe cyananiranye, hahandi uvuga ngo sinzongera gusenga. Mwumva icyo kintu ukuntu kibabaza Imana? Sinzongera guterana, sinzongera no kujya kuririmba. Ese uri kuririmbira nde hano? Ubu ko mpagaze ahangaha sinzi uko nahageze. Ubu ushobora kwihenura ngo sinzongera no gukora ibi ngibi ndi gukora. Ubu iri yarashaka kuvuga ngo sinzongera no kuba ngo no kuplayinga piano. Uri kuyiplayinga for who? Kubera iki uri kubikora? Waje hano gukora iki? Wicaye hano uri gukora iki? Ninde wagutumiye? Kubera iki dutumwanya? Kubera iki tubabaza Imana kandi ari idufite mu biganza, kandi niyo yaduhanze, niyo iduha ibintu byose dukeneye, niyo itubabarira, niyo itugaruriye abantu bose badutaye ngo mama na data bazanta ariko wowe ntuzigera unta. Ibyo byose tukabyibagirwa. Niyo ikurengera, niyo ikurinda. Abantu bakagucurira imigambi mibi ntubizi, nta n'umuntu n'umwe ushobora kubikubwira, ariko ukabona urabirokotse, hanyuma ukihenura. Ukambara agakweto karekare, ukigira utya, ukagira ngo ni wowe wishize kuri yose. Ariko kandi wowe ukabwira bosi wawe mu kazi, umuntu nkawe, ukamubwira uti ndasaba promotion nkora neza ngira gutya na gutya, akakubwira ati no, umwaka wa mbere ugashira, wa kabiri, wa gatatu ugashira, ariko ugakomeza ukajya ku kazi. Ariko wagera muri gahunda z'Imana, ibyo ushaka ntiwabibonye nk'uko ubishaka, nk'umuntu ukomeye, warangiza ukavuga ngo sinzongera no gusenga. Kenshi siko bitugendekera. Nanjye bimbaho, ntago ndi kubabwira kubera ko bitambaho, ariko biteye agahinda. Imana yaravuze ngo nituramuka tubaye abahemu, wazaguma kuba indahemuka uko adashobora kwivuguruza. Twebwe tuba abahemu imbere y'Imana buri munsi, ariko Imana yo mu ijuru ntishobora kwivuguruza. Irongera ikakureba ati, ikakubwira iti erega izina ryawe ryanditse mu kiganza cyanjye, aho wajya hose nkuri inyuma, nkuri iruhande, nzakuyobora. Hari naho ibwira Dawidi ngo nzagushiramo bya bintu bashira mu matwi, mu mazuru y'ingamiya babikurura. Zaburi ya 16 kama basomere. Nigeze guharota ubwa buranye cyane Imana bigeze aho ujya kunshiramo kiriya kintu kugira ngo nkore. Nyatari. Biri muri 32 muri za Zaburi 10. Turebe muri 32 ko ariho byanditse aho izagushiramo ikiziriko kugira ngo yikorere. Ngo ntukamere nk'ifarasi cyangwa inyumbo bitagira ubwenge, ngo bikenera umurunga n'umukoba, ngo bicubye umurego, bityo ntuzagira icyuba. Nutamera nk'iyo farasi, ntutamera nk'iyo nyumbo itagira ubwenge, ngo bikenera umurunga. Murabona biriya bintu bakoresha, n'ubwoko bw'inka bakoresha bahinga hanze, bashiramo umugozi, imirunga, ishene bagakurura. Imana nayo iratubwira ati ntumere nk'iyo nyumbo, sinze ngo ngukurure, ntago ngomba kugukurura. Turi muri Zambia na Prophet yaravuze ngo ibintu bya mbere tugomba kumenya, hari ibintu bitandatu yatubwiye ati kimwe muri ibyo ni ukuvuga ngo
ugomba gukorera Imana, ugomba kumenya ko Imana yakuremye ngo uyikorere. Erega kuyikorera si ukuza guhagarara hano imbere, kuyikorera si ukuza gukoropa aha, kuyikorera si kujya kuri biriya byuma si ukuba umuririmbyi, ntabwo ari ukujya muri media. Kuyikorera ni bya bindi batubwiye ngo bagenderaga imbere y'Imana ubuzima bwawe bwose, bakumva amategeko yayo. Ni ukumva ko yagusabye ngo ntukore iki, ntugikore, ntunyura aha, ntuhanyure, ntuwibe, ntiwibe, ntubeshye, ntago mbeshya, ntusambane, sinsambana. Donc ibyo ngibyo nibyo gukorera Imana, nibyo byo kuyihimbaza. Imirimo yacu niyihimbaza Uwiteka, niyikorera Imana. Ntabwo rero ngomba kudushira mu murunga rwose, ariko hari igihe dushira mu murunga kubera ukuntu yadukunze cyane, kavuga iti ntago ndi bumuhebe, ikemera ikagushiramo uwo murunga. Uwo murunga rero ni kagakoni bigukubise kugira ngo ngere ndacyariho kumva Imana irahari. Iyo ugeze mu bibazo byinshi cyane akenshi nibwo wibuka Imana. Twebwe rero duhita duterera Imana inyuma, ariko Zakariya bo rero bahisemo gukorera Imana, bahisemo kwizera ya Mana. Imana bazi ko ari Imana yo kwizerwa, ngo Imana ntihemuka, ngo twebwe dushobora kwivuguruza ariko yo ntiyivuguruza. Icyo nacyo cyakadubwiye ngo iradukunda bihagije. Uzasamara, uzagenda, uzanta, uzagira gute, ariko nzi ko igihe cyose uzangarukira nzakwakira n'amaboko yombi. Wibuke wa mwana w'ikirara wagiye, hanyuma se yamubonera ngo kure, akagenda yiruka ashaka kumusanganira. Imana ikubonye wateye intambwe gato cyane, uyisanga izi gusanganira n'imirindi myinshi. Amen. Yobu niwe wavuze ati, yabwiye Imana ngo naho wanyica napfa nkwiringira. Twebwe niko tumeze, ngo naho wanyica. Reba aho yarageze Yobu, ibyo byose byayoyotse. Sinzi niba hari umuntu wari wanyura mu buzima nk'ubwo Yobu yanyuzemo. Ntidushaka kubisobanukirwa ko ntitugigeze tubinyuramo, ariko byibura turasoma ibyanditse kandi tukizera ko ari byo. Ngo naho yanyica napfa nyiringira, naho yanyica nzakomeza kuyizera. Hari indirimbo tugira ngo nzakomeza, harya nibyo, nkwizere kuko utayobya, sibyo? Ko dufite indirimbo nziza, sinzi ko tuzirimba tubikuye ku mutima. Ni ibi ngibi ubuhamya, nzakomeza nkwizere kuko nzi kuri umudahemuka, nzakomeza nkwizere nubwo ndi kunyura mu bintu ntumva, nubwo ndi kunyura mu bintu ntasobanukiwe, ariko nzi kuri umudahemuka. Ngo nubwo utampa umugisha, nubwo utampa intebe y'icyubahiro, nubwo utankiza, nubwo indwara yandembya, nubwo nabura icyo kurya, nubwo abana banjye babura amashuri, nubwo itankiriza umuntu wanjye urwaye urembye, ariko nzakomeza nkwizeye. Nubwo narwara nkaremba nkagera naho gupfa, nzapfa nkwiringiye. Amen. Sinzi ko turagera aho hantu, ariko Uwiteka dufashe ko tuza buri munsi mu nzu y'Imana, duhinduke koko tube abayizera. Mu bibazo byose turimo, confusion zose umuntu ageramo, mu bigeragezo byose, Imana iracyari yayindi, kandi Imana iracyari Imana yanjye. Ntahizajya, ntahizanjyana, ndacyari mu biganza byayo. Ndi umwana wayo, ndi umwana wayo. Icyo kibazo cyose urimo rero ukibwira uti Imana ni Imana, iracyari yayindi, ni Imana idahemuka, ntizanyibagirwa, ntiyigeze inkura ku rupapuro, izina ryanjye irarizi, navuye mu nda ya mama irabizi, igihe nzasubira mu nda y'isi irabizi, ibyo ndi kunyuramo byose nta na kimwe cyayitunguye. Igihe cyayo nikigera izankura muri uru rwobo ndimo. Amen. Ibyo ngibyo iyo ubivuze ubyizeye, Imana none ikwigaragariza ku byo utigeze ubona, ku byo utigeze utekereza, ku rundi rwego. Amen. Twese rero tunyura muri iyi factor. Prophet rero tugira iyihe nama, ati kugira ngo urwane muri izi ntambara zose umuntu abanyuramo buri munsi. Uyu munsi wabaye mwiza, wenda ejo ntago bizaba byiza, cyangwa ejo hashize si hari hameze neza, ariko Imana yatwigisha isengesho ryiza cyane dusanga muri Luka 11. Imana yabwiye abantu bayo iti, irababwira ati nimusenga mujye muvuga muti data wa twese, data wa twese. Ni ukuvuga ngo twese turabavandimwe. Iyo tugiye gusenga Imana duhurira hamwe, sibyo? Duhurira hamwe tukahamagara Imana imwe, Imana Data. Ngo data wa twese, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze.
ubwami bw'Imana buze, the kingdom of God. Icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ngo icyo ushaka aricyo gikorwa hano mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Nonaha ubu muri iyi segonda icyo Imana ishaka aricyo gikorwa hano mu isi. Icyo Imana ishaka aricyo gikorwa hano mu buzima bwanjye, mu bitekerezo byanjye, mu bikorwa byanjye, mu muryango wanjye, mu kazi kanjye. Icyo ushaka aricyo gikorwa mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Nonaha ntabwo yabibwiye ba bandi ba kera gusa. Twese niko tugomba gusenga, twese nicyo tugomba gusaba. Nibwo bwenge gusaba ibiri mu ijuru uko Imana yabyanditse muri cya gitabo. Murabyumva neza? Uko Imana yanditse muri cya gitabo yaturemeyemo, ikabyandika ngo ibintu byose bizakubaho ku isi, ubisaba Imana ibimanure. Ibyo yateganyije iri segonda ari byo bikubaho, ibyo yateganyije isegonda ari bikurikireho ari byo bikubaho. Murumva ibyo bintu ni ukubera mu bwami bw'Imana. Ntituba tubaye mu bwami bw'Imana se? Ubwami bw'Imana buba bumanutse, ariko iyo turi kuvuga dawe mu ijuru sinzi ko tubitekerezaho. Nonaha ubwami bwawe buze ubu, today, iri segonda. Ariko muri kumva imbaraga bifite. Ibyo yatwanditseho tukiri mu nda za ba mama, ibyo yatwanditseho na ba mama bataratubyara ari byo biba nonaha. Ibyo yateganyije uyu mwaka ari byo bizaba. Ibyo yateganyije uyu mwaka se murabyibuka ngo tuzaririmba indirimbo nshya y'ibitangaza bikomeye. Sinzi ko mukibyibuka. Ibintu byaduteganyirije uyu mwaka nibyo yabwiye papa wacu yo mu mwuka ngo witinya uzanezerezwa n'iminsi myinshi yo kubaho. Abatekereza ko bazapfa kare na akazi kanyu, ariko iri jambo ryarabamanukiye kugira ngo rikusubizemo imbaraga. Ntabwo uzapfa, Imana yakwemereye ko izaguha kurama. Ntabwo uzapfa, bya bindi byose biguhiga ntabwo bizakubona. Uyu mwaka ntabwo uzapfa kuko Imana yavuze ngo nkongereye iminsi yo kubaho. Urabyemera? Ni wowe ugomba kwakira. Wo muri wowe harimo uturemangingo ndangasano dukomoka ku Mana. So uri igihangange, uri igihangange. Ngo aho tuyobera nuko akenshi tuba turimo kureba ibidukikije, tukareba ibintu turimo kubonesha amaso, ibyo turimo gusoma mu binyamakuru bikadutera ubwoba. Ariko Imana yavuze iti naguhaye DNA yanjye, naguhaye amaraso yanjye, naguhaye ubugingo bwanjye nibwo bukurimo. Watinya nde? Uwiteka ari ku ruhande rwawe, watinya nde? Ntawe. Ntago mushaka kunsubiza? Ntago. Umugabane wawe se urawuzi? Kereka niba utawuzi. Umugabane wawe harimo umubiri Imana yaguhaye, harimo ubwenge Imana yaguhaye, harimo urubyaro Imana yaguhaye, harimo akazi Imana yaguhaye, harimo ubushobozi bw'amaboko yawe. Uwo ni umugabane wawe. Itorero ryawe ni umugabane wawe. Abapasiteri bawe ni imigabane yawe. Ibyo Imana yagushize imbere byose kugira ngo ubashe kubaho ni umugabane wawe. Uyu mwaka rero uratekanye. Do not worry. Don't worry about your portion. Backslide. Urabona ibintu biguca intege ahubwo wisekere gusa. Kubera ko uzi ijambo Imana yaguhanuriye. Uzi ijambo, uzi umugabane wawe, uzi icyo Imana yakubwiye. Ngo you can never stop serving God. Ushobora kugwa mu ntege nyuka uvuga uti noneho birarangiye. No, nta wicika intege. Wabeshye wenda uyu munsi waguye mu ikosa, urabeshye. Wibye wagize intege nke, ariko uzongera ugenda wirebe muri miruware wibwire wowe image yawe uti ntago nzastopa gukorera Imana, sinzahagarika. Wayishatseho cyose sinzi ibyo uri gusaba.
uyu munsi ntabwo nzi ibyo uri kubwira Imana. Amen. Niba ufite n'intege nke yibwira uti mpa imbaraga, kandi zirahita ziza. Mpa imbaraga zo gusenga. Amen. Icyo dusabwa ngo duhindure ibitekerezo nabyo ntabwo tubasha kubihindura ku bwacu, ni ukubwira Imana ati mfasha guhindura ibitekerezo uko nibona. Hari igihe wibona uri undeserved, ntacyo nkwiriye. Ko nabaye mu ishuri byaranze, byagenze gute? No, Imana ntabwo ishaka gutekereza gutyo. Wibuke ko yagushizemo DNA yayo. Amen. Wibuke ko yakuremye mu ishusho ryayo. Amen. Ati uko wandemye ni ibitangaza gusa. Imana irakureba ikabona uri igitangaza. Amen. Imbere y'Imana nta cyaguhangara. Amen. Kuko abari kumwe nawe barakomeye kurusha abari mu isi. Hallelujah. Ngo kubera ibiri kubera mu isi hirya no hino, ngo Imana izakira amasengesho yawe yose. Amen. Ariko murumva ayo masezerano dufite ukuntu ari meza. Amen. Imana izakira amasengesho yawe Amen. yose. Kandi ibyo izaguha ngo niho umugisha wawe gukirizwamo abandi uzagaragarira. Mu mugisha wawe niho n'abandi bazakirira. Ni ukuvuga ngo uri umugisha, ni ukuvuga ngo uri igiti giteye hahandi hari isoko idakama y'amazi, uhora wera imbuto, ngo ibibabi byawe ntibizigera byuma. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana rero ifite iminsi yatwanditseho. Profeta aratubwira ngo tugomba gusaba Imana buri munsi kumenya destiny yacu, ibyo Imana yateguye ko bizatubaho. Hanyuma twamara kubisaba, Imana icyo tuyisabye mu izina rya Yesu Kristo irakiduha. Amen. Hanyuma nimara kukwereka icyo yaguteguriye, ntugire ikibazo cy'imyaka ufite. Ntuvuge ngo ndashaje. No, ntabwo tuzi imyaka dufite. Ubugingo bundimo roho irimo ishobora kuburita ya papaja. Roho ya papaja ishobora kuba ari akabebe, ariko Imana yamuhaye umubiri ungana kuriya. Ntabwo rero wajya imbere y'Imana ngo uyibwire ngo ndashaje. Ibyo yakoreye Zakariya, ibyo yakoreye Sara, abantu benshi Imana yigaragarije mu bukuru bwabo. Musa yamutumye angana kuriya mu myaka 80. Jya imbere y'Imana ubibwire uti ndasaba Mana umbwire icyo wanteguriye, icyo wateguye ko nzakora kuri iyi si. Kuko byaba bibabaje dusuba imbere y'Imana tukavuga nahoraga nsenga, nahoraga nza gusenga ku cyumweru, nasomaga Bibiliya ariko sinasobanukiwe uwo ndiwe. Ntacyo nakoze mu by'ukuri mu byo wanditse muri kiriya gitabo. Kandi icyo gitabo barakivuga muri Bibiliya. Muri Revelation 20:12 handitse ngo hanyuma mbona bapfuye abakuru n'abato ngo bari bahagaze imbere y'intebe y'ubwami. Nuko ibitabo biraramburwa, habumburwa ikindi gitabo ari cyo cy'ubugingo, maze abapfuye bacirwa imanza hakurikijwe ibikorwa byabo byanditswe muri ibyo bitabo. Amen. Ni ukuvuga ngo hari ibintu byanditswe muri iki gitabo Imana irimo kutubwira ugomba kumenya kugira ngo ubikore. Nutayibaza se ninde uzabikubwira? Wibwira ko Satani ashaka kumenya ko umenya ibyo bintu? Nta na rimwe izatuza. Ntizashaka na rimwe kumenya icyo Imana yaguteganyirije. Ntizashaka na rimwe kumenya icyo Imana yakuremeye. Irashaka ko uzerera, irashaka ko usamara, irashaka ko ubura ubwenge, irashaka ko ubura uburyo. Ariko Imana nayo ibihari turwanira. Yatwohereje abamarayika, yatwohereje ijambo ryayo, yatwohereje abahanuzi, yatwohereje ijambo ry'Imana. Natwe tugomba kuvuga ngo turarwana. Kandi ngo twigisha kurwana, niyo yigisha amaboko yacu kurwana. Urahagarara ukavuga ati ndabyanze, ibyo Imana yandemeye nzabigeraho. Imana irankunda, ugahamya ukemeza. Ikintu wavuze mu kanwa kiba gifite imbaraga. Tuvuge ibyiza gusa. Muri Zaburi 119:16 handitse iminsi wangeneye yose yari isanzwe yanditse mu gitabo cyawe, ngo na mbere y'uko umwe muri yo utangira kubaho. Ni ukuvuga ngo natwe twakagombye gusaba Imana kumenya destiny, kumenya icyo yaturemeye. Ntidute umwanya turi gusaba imodoka, ntidute umwanya turi gusaba inzu nziza, ntidute umwanya turi gusaba umugore, turi gusaba umugabo. Shakisha kumenya icyo Imana yakuremeye, ngo seek the kingdom of God first.
ngo ibindi byose bizakongererwaho. Ushakisha Imana no gukiranuka, ibindi byose bizakongerwa. Ibindi byose Imana irabizi ibyo ukeneye byose. Irabizi niba ukeneye imodoka, irabizi niba ukeneye igare, irabizi niba ukeneye moto, irabizi niba ukeneye inzu ingana gute, irabizi niba ukeneye ibyo ukeneye byose. Imana irabizi kuko niyo yaturemye. Ese twebwe ibyo dusaba harimo ubwami bw'Imana koko? Ubu navuga ngo icyo naje gusaba uyu munsi, buri muntu yitekerezeho, icyo naje gusaba uyu munsi kirimo ubwami bw'Imana? Tuyoborwa n'ibyo tubona n'amaso yacu, tukayoborwa n'ibyo twumva, n'ibyo dusoma, n'ibitubaho buri munsi. Ariko ngo igihe cyose tuzareka kuyoborwa n'ibyo bintu, ubonye runaka yifitiye benzi ukavuga ngo nanjye ndayishaka, ariko nta nubwo uzi uko byamugendekeye kugira ngo ayibone, nta nubwo uzi impamvu yayisabye. Ariko natwe turihuse ngo ngiye gusaba benzi nka runaka. No, ureba ibyo abandi barimo kuvuga muri televiziyo, hari n'igihe baba babeshya. Ibyo banditse ko bafitiye, ibyo banditse ko banyuzemo, ibintu byose ukumva biragukuriye, birakujyanye. Ngo igihe cyose tuzareka gutembanwa n'ibyo byo mu isi, nibwo tuzareka no gucumura. Murazi iyo turi gusenga tubwira Imana ngo ndareba ngacumura. Nibi tuba tuvuga. Uba wifuje, wagize jalousie, ujya gusura umuntu aho kugira ngo umutima uwujyane kuri uwo muntu, ukagenda ureba intebe, ubwoko bw'intebe afite mu nzu ye, ibirahuri, ibintu bimeneka, bikakuraza. Umugabo uti nanjye ngomba kugira birahuri, mugera mu rugo ari cyo uri kumubwira. Abana biga ku kigo runaka, mwarabibonye ukuntu Abanyarwanda bakunda kubaza umwana wawe yiga he? Ese kuki abashaka kuhamenya? Okay, hari igihe wenda bashaka kuhamenya kugira ngo nawe yumve ko ari ishuri ryiza azaritware ku bana be, ariko akenshi siko biba bimeze. Haba hari akandi kantu kari kumupusa ukubaza icyo kibazo. Umwana wawe yiga he? Mwishura ngahe? Kibaza ariko se ubu tuzagera he koko? Akaraza umugabo we Rwantambi cyangwa se umugore we Rwantambi ati nitutajyana abana bacu kuri rashuri ntabwo tuzongera kuvugana neza muri iyi nzu. Ati mpaka nanjye abanje bige hariya muri Canada. Ubu byaracitse, abantu bose ni Canada, Australia. Ntabwo wabonye uwo mwana ko runaka ari mu Bushinwa, twebwe dutegereje iki? Nagahinda. Ibi bintu byose rero nibyo bituma ducumura. Kwa runaka. Umwana wawe yigaga mu ishuri, undi ageze muri university aratsinze, wowe wawe arasibiye. Umwana wa runaka akajya muri university, wanjye araha. None se wamuteguye gute? Fata umwanya wo kumutegura, reka kureba abandi bagenda, sibyo? Uri guta umwanya mu ma movies, uri guta umwanya mu ma anniversaire, uri guta umwanya mu masoko uhaha ibintu bitagira, nta mwanya ufitiye abana bawe. Barangiza batsindwa ngo kwa runaka yigeze aza mu nzu yawe se? Yigeze hamagara abana bawe se ngo birirwe buri munsi? Kada. Ariko nukuri ahubwo Imana irihangana. Ukajya gucumura kubera ko wakennye. Murazi hari igihe nyine umuntu agera kuri mountain top, ubundi akajya muri valley. Hanyuma wagera muri ibyo bihe ukagumya ureba babandi bibereye hariya hejuru, utazi ko nabo minsi imwe bazamanuka, sibyo? Ugatangira ukavuga ndakora ku buryo ngira nk'ibyo bagize. No kwiba ndiba, ariko sinshobora kubura imodoka yo kugenderamo, sinshobora kubura essence, umwana wanjye ntashobora kwicara, umwana wanjye ntagashobora kujya mu ishuri rya leta. Ugakora n'amahano, ukabeshya, ukajya kwiba, ugakora ibiteye isoni kugira ngo umere nka runaka. Urumva atari agahinda imbere y'Imana? Kandi tukibagirwa ko Imana buri muntu yamuhaye ubushobozi bwo kubaho muri ubu buzima. Rya sengesho ngo ubwami bwawe buze muri njyewe, mu rugo rwanjye, icyo wategetse mu ijuru ari cyo kiba hano ku isi uyu munsi iwanjye, mu buzima bwanjye. Ibyo bintu byose rero bidutesha umwanya. Prophet aravuga ngo it is a season. Niba uri muri ibyo bihe ntucumuzwe no kuba uri muri ibyo bihe, ngo ntubura amahoro, ngo kandi noneho ntubisandaze kurushaho. Hari igihe ugera mu kigeragezo
ugashaka kukikuramo wihuse. Imagine iyo Elizabeth afata gahunda yo kuvuga ngo ngiye gushaka umwana ahandi. Ndyari gushoboka? Ni hari abantu babikora hano, ugasanga umuntu aravuga ati mudamu wanjye n'utabyara, tereka nigendere njye gushaka akana ahandi. Cyangwa umudamu akavuga ati umugabo wanjye rega narabimenye n'utabyara, akajya kwishakira akana ahandi. Ubuse twari kubona Yohani Batista? Yohani Batista twari kumubona? Imagine rero consequences zo kutabona Yohani Batista. Nawe rero imagine ibibazo uteza kubera ko wahisemo kuvuga ngo ngiye gufasha Imana yihutisha iyisezo ngo nyivemo hakiri kare, ukajya mu kazu hariya twatuzu paseri asahora tubwira twanduye kubi, ugaparika ati mumbwire mumpa akantu nkenyereraho, ndashaka promotion byihuse, ndashaka umwana wanjye ajye kwiga mu Buhinde kandi salary yanjye ntabwo ihagera, ntabwo ishobora kuturihira byose, nakora iki kugira ngo boss ankunde ampe promotion? Ugakenyerera kuri bya bintu ntavuze, ukagendana utuntu mu kanwa, ukisiga ibintu baguhaye kwisiga, ugasanga igikapu ugendana ku kazi nta wundi wemerewe kugikoraho, kubera no muri toilette uragifata ukiruka ukakijyana kubera ko harimo akantu baragutegetse ngo uzajye uhora ukagendana kugira ngo ubone promotion, ubone ya mafaranga yo kujyana umwana wawe hanze. Cyangwa ubone abagabo benshi n'abana b'abakobwa basigaye bicuruza, akabona umwana wo kwa runaka iwabo barakuze bakuriye mu buzima bw'umudendezo, sibyo? Wenda iwabo bameze neza no mu mutima, ntago ari ibintu bavanye ahantu habi, nawe ukavuga ngo ndashaka kumera nk'uriye, ukajya kwicuruza. Imana yakuremanye ubwiza ukajya kubukoza ibyo bintu. Abana bacu murabona ukuntu bari muri iyi si yanduye gutya, hari aho ugera ukavuga uti ariko nko mu myaka 5 bizaba bimeze gute? Nagahinda gusa. Urubyiruko ashaka gukira vuba vuba, arambara ubusa, aranywa inzoga, arasinda, baramutwara mu mazi atazi naho yaraye kugira ngo agire benzi ajyana ku ishuri, abantu bose aparike bamurebe. So what? Ejo bizagenda gute? Nyuma y'imyaka 10 bizagenda gute? 15 iminkanyari niza bizagenda gute? Ninde uzaba kikureba? Profeta aratubwira ati nari umusore, ijambo ry'Imana, nari umusore none ndashaje, ngo ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe. Imana ntishobora kugutererana. Ako gahe uri kunyuramo ni sezo, ngo cyangwa urubyaro rwawe rusabiriza ibyo kurya. Imana yabwiye Abrahamu ati nzaguha umugisha, abazagukomokaho bose nzabaha umugisha. Niba turi muri line ya Abrahamu, Imana iryo sezerano yahaye Abrahamu nawe ni iryawe muri Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana ravuga ngo I have been redeemed by the blood of Jesus. I'm the seed of Abraham. Ndi urubuto rwa Abrahamu muri Yesu Kristo. Niba ndi urubuto rwa Abrahamu rero, gishubi wanjye ngo tuba batagatifu, tubabera. Ariko Imana yaratubwiye ngo be holy as I'm holy. Ndi Imana yera namwe mubabera. Dukore effort izatwongerera imbaraga. Zaburi 39 ryasengesha profete yifuza ko dukora. Uhoraho menyesha amaherezo yanjye, umbwire n'iminsi nshigaje kubaho, ngo bityo menye ukuntu ndi nyamuhita vuba. Iri jambo narukuye muri Bibiliya ntagatifu ngo ndi nyamuhita vuba. Muri kumva icyo bishatse kuvuga? Ndahangaho uyu munsi ejo simpari, ariko mu masegonda mfite hano ku isi naremewe iki? Hari umuntu ujya ubisenga ngo umbwire igihe nzapfira? Hari umuntu ujya utinyuka gusenga ngo wambwire igihe nzapfira? Tubitinya kubi, turabitinya kandi nyamara niho ubuzima buri. Kuko Imana ngo ikubwiye igihe uzapfira, ibiguhaye road map y'ukuntu bizaba bimeze, ikwereka ibyo unyuramo, ibyo ukora kugira ngo uzasubira imbere yayo bya bindi yakwanditse muri cya gitabo wabirangije. Ntago tugomba gutinya gukora iri sengesho. Ku muntu wizera Imana, ku muntu utinya Imana, ku muntu uzi neza ko Imana yamuremye kuri iyi si igihe runaka. Hari uzi ko se tutazapfa? Urupfu ntiruhari. Urupfu rurahari, rurahari. Igihe kizagera twese dupfe.
ko mudashaka kubyemera se ntago ari njye waruremye ariko ni realite tugomba kugendana nayo buri munsi. Ejo ndaha ngo ndi nk'akarabo karazamuka kagasa neza, uyu munsi karera, uyu munsi ni roza, uyu munsi ni umweru, izuba rikagacanaho kagafana, sibyo sinzi ukuntu babivuga mu Kinyarwanda, ariko nyuma noneho kakaba karumye. Ibyo nta kintu na kimwe bitwaye. Ariko se mu gihe ntaruma maze gukurangiza ubwenge ndakora iki kugira ngo nkurure inzuki zize zitare ubuki? Turabyo twiza mubona ukuntu dukurura inzuki nazo zikagenda zigatanga umusaruro, tukabona n'ibyo kurya. Twebwe mu gihe turi hano ku isi ni bangahe dukurura? Ubuzima bw'abantu buhinduka kubera twebwe ni bangahe? Ubuzima bw'abantu bwahindutse kubera wowe, imbuto weze ni bungahe? Imana rero twereke ibihe byacu byo kubaho, hanyuma dushire ubuzima bwacu ku murongo. Tureke kwitagaguza, tureke kwicuruza, tureke guta umwanya tugira amajaluzi y'ibyo bafite. Dukore, tuzamura imiryango tuvukamo, tuzamura akazi aho baduhaye, aho Imana yaduteretse, community, itorero, igihugu. Dukore. Buri muntu afite imbaraga zo gukora, buri muntu afite ubwenge, buri muntu afite ubushobozi Imana yamuhaye. Dukore, tureke kuba abanebwe, sibyo? Nturindire ngo ibintu bizizana muri saro yawe, reka da. Shakisha kumenya iki Imana yakuremeye, shakisha kumenya gift Imana yaguhaye, shakisha kumenya Imana, impamvu Imana yakuremye, uri muremure, uri mugufi, uri gato, uri munini, uri iki. Reka gutinda kuko uri gato cyane, reka gutinda kuko ubyibushye cyane, utumwanya mu marejime. Wagera umwanya wo gusoma Bibiliya, byarangiye, narangiye kubera uyu munsi. Wagera umwanya wo gusenga, icyuya kiranyishe, ndi munini kubi, ariko kuki Imana yandemye uku? Ahubwo ugatangira ukayituka, aho kugira ngo ufate akanya usenge. Kuki ndi gato cyane? Undarya iki kugira ngo mbyibuhe? Ibyo bintu biduteje umwanya. Utubeshejweho no kwizera, sibyo? Satani rero arwana intambara yo kudushiramo ibitekerezo bibi muri mind, akaguteza ibitekerezo, akakwereka ukuntu uri mubi, akakwereka ukuntu ubyibushye, akakwereka ukuntu uri gato, akakwereka ukuntu ntacyo uzageraho, akakwereka ukuntu ntakikwiriye, akakwereka ukuntu uri hasi cyane. Utangira gutekereza ibintu bibi gusa kuri wowe. Wagera hese? Ibitekerezo byawe byuzuyemo negativity gusa, wagera hese? Wajya no gusaba akazi kavuga ngo njye sinshobora kubona akazi. Iwacu nta muntu n'umwe wigeze abona akazi, ngo ubusenge byaturukahe. Ugahita wikururira ya myuka yo mu gisekuru cyawe yose ikakwirukankaho kuko kandi kakumanura. Niba koko nta muntu wigeze abona akazi wanyu, urabyatuye. Kuki wowe utumva ko wagize amahirwe yuko Imana ishaka kukugirira neza? Profeta dukangurira kureba isi nk'uko dukoresheje indorerwamo z'Imana. Tuyirebere nk'uko Imana yibona. Ndi mwiza, ndashoboye, ndakomeye, Imana iri kumwe nanjye, ni Jehova Sabaoth, ni Imana umugaba w'ingabo za Isiraheli, nanjye ndi ingabo muri izo ngabo. Imana iri kumwe nanjye. Icyo ntabashije gushobora cyose nzagishobozwa na Yesu Kristo ndimo umpa imbaraga. Mwuka Wera arahari, ngo nzabwo boherereza umuhoza, umufasha, umwigisha, ubamenyesha ibintu byose. Niba ubuze ubwenge busaba Imana, iryo ni ryo jambo ry'Imana. Niko Imana igomba kutubona, niko tugomba kureba isi natwe. Igihe cyose turebera isi mu ndorerwamo y'ijambo ry'Imana, nta kintu na kimwe kizatunanira. Ngo ndakabuto katewe n'Uwiteka, ndakabuto k'Uwiteka. Imana yafashe umwanya kundema, ntabwo rero ngomba kwikoza isoni. Ukuri rero kuri mu ijambo ry'Imana niko gutuma tunesha Satani. Ukuri, Imana ikuvugaho iki? Uri igiki imbere y'Imana?
imana yakubwiye ngo iki? Ni irihe sezerano ufitanye n'Imana? Ni irihe sezerano Imana ishaka kugusohoreza uyu mwaka? Ngo hari umujyi wa kure, hari umujyi nk'uko hashobora kuba ari muri Kigali, ngo abantu bararambaga cyane muri uwo mujyi, bakaramba pe. Mbese ubwo kuramba ni ukuvuga ngo bageraga barasazaga, bagasaza neza kandi bagasaza mu gihe kirekire, bamaze imyaka myinshi ku isi. Umunsi umwe rero muri uwo mujyi umwana muto arapfa, ngo ashobora kuba yari nk'urubyiruko cyangwa yari afite imyaka 10 cyangwa 30. Niba bararambaga bakagera mu myaka 100, wenda n'uwo wapfuye ari mu myaka 40, 50, kumva ko nyine arakindutse, apfuye hakiri kare. Abantu bose baricara baravuga bati uyu mwana apfuye ate? Ko mu mujyi wacu abantu twese twari twizeye ko turamba, ni igiki cyabaye? Habaye iki? Ni igiki cyatumye urupfu rwinjira rukatwara umwana wacu? Ngo basanga hari umuntu wabeshye, hari umuntu umwe muri bo muri uwo mujyi wabeshye, yinjiza umwuka w'urupfu, hanyuma urupfu rutangira gutwara abana bato. Murabyumva ibyo bintu? Hanyuma profeta arakubaza ati ese ubuzima bwawe bwuzuyemo ukuri, ngo cyangwa abantu barapfa kubera ubaho ubuzima bwo kubeshya? Gupfa si uku gupfa ngo tugende baduhambe, reka da. Ubuzima bw'umuntu bushobora kwangirika kubera ibintu wowe wakoze, siko bimeze? Ubuzima bw'umuntu bushobora kwangirika kubera ijambo wamubwiye, kubera wamurebye ukavuga ngo wowe ntacyo uzageraho, akabana nabyo ubuzima bwe bwose, kandi akazapfa kuko ntacyo agezeho, atagira ubuntu bwo kuvuga ngo ari mu itorero rimufasha kongera kumenya uwo ari we, nta handi azahurira n'ukuri, uba wamubeshye, wamurimbuye. Ubuzima bw'umuntu bushobora gupfa kubera amahitamo wakoze wowe nk'umubyeyi. Umwarimu uhagaze imbere y'abana benshi, umwe uramubwiye ngo wowe uri umuswa, wowe uri umuhanga. Ayo ni amagambo dusohora akica cyangwa agakiza aho ukora mu kazi. Ibingibi byo biba hano ku isi cyangwa se muri uru Rwanda rwacu, buri muntu agashaka kuba umukire, buri muntu agashaka kugaragara neza, buri muntu agakora ibidakoreka kugira ngo agaragare neza. Hari ababipfiramo, ashaka kugukurikira azi ko wabigezeho mu murongo nyakuri, ariko nyamara wowe wanyuze muri ka kazu, cyangwa ukanamubwira ati ngwino nkujyana aho nabikuye, akagukurikira da, kubera ko nawe yagize iyo nyota. Ubuzima bwacu burimo ukuri cyangwa abantu barapfa kubera tubaho ubuzima bwo kubeshya? Witekereze urebe niba nta roho n'imwe wayobeje, usaba Imana imbabazi kandi irakubabarira. Ngo ntabwo ushobora kubeshya ngo uzabeho ubuzima burambye. Ni ibintu natwe tuzi, tubaho buri munsi. Uzabeshya kugeza ryari? Uzi umuntu ubeshya ukuntu abaho ubuzima bukomeye bugoye, kubera buri gitondo arabyuka akabanza agatekereza uyu munsi ndabeshya iki? Ndabeshya nde? Uwo nabeshye ejo reka yongere nibuke ibyo namubeshye kugira ngo nkomerezeho. Nibyo gusa ahoramo. Se wabivamo? Upfa hakiri kare, ntago waramba. Ibibazo rero twibaza nsoza, ese waba uhangayikishijwe n'icyo abantu bavuga, uko ugaragara hanze? Niba utumwanya utekereza ngo runaka yamvuzeho iki, niba utumwanya ushakisha ukuntu ugaragara neza hanze ku buryo ushimisha bose, uba umuntu abantu bose bavuga ngo ngo wabonye runaka, ushaka nyine kugaragara uko. Ese waba uhangayikishijwe n'ibyo abandi bafite wowe udafite? Uyu musore yifitiye inkweto z'umweru, ndarara ngenda nanjye njya kuzishaka. Murabizi mu cyaro hari igihe abasore bo mu cyaro bafata gahunda yo kuvuga ngo ngiye gutsapa, akagura ipantaro y'umweru. Murabizi ibyo bintu, njyaho navukiye byarahabaga. Nko ku cyumweru cyangwa ku wa gatandatu iyo babaga ari abadive, cyangwa ku cyumweru bakajya gusenga, yatsapye ipantaro y'umweru yayibisemo umukunjo kabisa, akagenda ari icyo gusa afite, ashaka nuko mumubona, akicara ahantu abantu bose bakamureba.
uyu munsi yaberewe rwose, yarakoze, amafaranga yose yakoreye yayaguzemo iyo pantaro, arayambaye ku cyumweru, aratsapye. Hanyuma nawe wamugeraho ukavuga wabonye shantuza ntangire ya pantaro yayiguze ndajya kuyigura. Gahunda zose wari ufite wenda niba washakaga no kubika ukazagira icyo ugera ukajya kugura ya pantaro. Uhangayikishijwe n'icyo abandi bafite wowe udafite. Ibyo ubona, ibyo wumva, ibyo usoma abandi bandika ko bafite kandi babeshya, ibyo byose akaba ari byo wirirwamo, ugata ubuzima bwawe bwose aho ngaho uri mu bishuko, wataye umurongo. Profeta aravuga ngo niho kwirukanka ku gakwavu ari wowe ukabona gusa, nta wundi ukabona, ariko ukakirukaho koko kandi kari mu bwenge bwawe, mu bitekerezo byawe. Nta wundi muntu uri kukabona, ni wowe wenyine ukabona. Mwiza twakwita iki se? Aradushishikariza rero kurebera iyi si mu ndorerwamo y'Imana, wiyaturireho iby'Imana ivuga, wemere ijambo ry'Imana, umenye uwo uri we, uyibwire buri munsi ubwo ubwami bwawe buze. Icyo ushaka kingirirweho, ibyo wategetse mu ijuru ari byo bimbaho uyu munsi n'iteka ryose. Imana ngo si umuntu ngo irabeshya, si mwene Adamu ngo irisubiraho. Yavuga iki itazakora se? Ijambo yavuze se ryapfa guheraho? No, niba yaratubwiye ngo uyu mwaka uhindure ibitekerezo kugira ngo imigisha yose yifuza kukugezaho wowe n'abawe bose ikugereho, shakisha guhinduka, shakisha ukuri, shakisha kumenya Imana, ngo ukuri niko kuzatubatura. Ijambo ry'Imana niryo ritweza. Shakisha aho barivuga by'ukuri, shakisha aho basenga, nawe kora effort yo gushaka Imana, kora effort yo kumenya ukuri. Nta wundi muntu uzayigukorera, ni wowe wenyine. Nta guhangayikishwa no kumenya ibyanditswe muri kiriya gitabo se. Niba udahangayitse rero ngenda ndasaba Mwuka Wera ngo aguhe guhangayikira no kumenya ibyanditswe muri kiriya gitabo. Utazagera imbere y'Imana yarambura ugasanga nta na kimwe wakoze cyanditswe muri icyo gitabo, nta naho wagerageje, byaba ari agahinda. Hari ukuntu twibeshe tukavuga ngo jyewe naje kuri iyi si, Imana yampaye umugabo, yampaye abana, ni ibyo nta kindi. No, ntago ari ibyo gusa. Hanyuma se utabyara uravuga uti ko ntacyo yaje gukora? Utarera wavuga ngo ntacyo yaje gukora? Buri mwe wese waba umuto wabo. Ntiwumvishe muri Bibiliya batubwira ngo abakuru, abapfuye ari abakuru n'abato, abapfuye bashaje n'abato, bose bajya imbere y'Imana, ikarambura ibitabo, ikakubwira uti isegonda iyi niyi, wa munsi wagombaga kuba warakoze iki, kuki utagikoze? Dore aho wayobeye, kandi narakubwiye, umva ijwi ntiwaryumvaga. Ibyo byose ni by'Imana dusaba guhindura uyu mwaka. Reka mbibutse amasezerano, murashaka kuyibuka? Harayo nayo navuze, hari busubiremo, ni menshi cyane. Uyu ni umwaka w'umucyo. Uyu ni umwaka w'umucyo. Dusaba umucyo tumanukire, umucyo umanukire mu byo byacu byose, mu bitekerezo cyane cyane. Dusaba umucyo mu bitekerezo. Niba Imana ivuze ati uyu ni umwaka w'umucyo, dusenge dusaba uwo mucyo. Buri mwe wese avuga ati Mana murikira, menye umucyo, haba umucyo, let there be light. Haba umucyo mu buzima bwanjye, haba umucyo mu byanjye byose, haba umucyo mu nzu yawe, haba umucyo mu bana wawe, haba umucyo mu bikorwa byawe, haba umucyo muri business yawe, haba umucyo mu buzima bwawe, mu bugingo bwawe. Ni umwaka utagira ukusa, nta wundi bisa. Ni ukuvuga ngo dufite privilege uyu mwaka. Ku mukozi w'Imana aradutakambira imbere y'Imana buri munsi adusabira, akaza ku munsi wa nyuma w'umwaka akatubwira ati ibi ngibi ni by'Imana yadusezeranyije, tubyakire, tubyemere, kuko niko bizagenda. Kandi Imana iratubwira ngo iki ni igihe cyawe, this is your moment. Moment mu Cyongereza ntago bivuga time. Moment ni nk'isegonda. Nk'ubu ngubu turi hano, wakagombye ku grabbing ibyo ushoboye byose, kubera Imana yavuze ngo this is your moment, take it. Iki ni igihe cyawe, nakagahe kawe Imana igusuriramo. Uyu ni umwaka Imana iri bugusuriremo, none ubuzima bwawe bugahinduka upside down. Ibyo wabonaga bitameze neza byose, wowe kore effort yo gushakisha iyo Mana. Ngicyo uzisangamo cyose muri 2024, nta na kimwe cyarenga ku buryo Imana itagusubiranye. Ntaho uzagera, ntacyo uzakora muri uyu mwaka ku buryo Imana idashobora kukubabarira, ku buryo Imana idashobora kukugarura.
sibyo? Ngo amasezerano yakuvuzweho yose azamera, to spring forth. Ibintu byose Imana yakuteganyirije by'Imana. Gusa ikibazo nuko wenda hari tutaza ayo masezerano. Wasanga rero mpamvu nta n'ikintu bitubwiye nonaha. Rero bamwe bifashe gutya. Kandi ntago ari amagambo yanjye, ni ijambo ry'Imana ridusubizamo imbaraga. Professor yaratubwiye ngo ariko ubwo ngo mwasenga nta mbaraga mufite, ngo Imana ikabasubizanya imbaraga. Ni hypocrisy. Ngo ntuzashoze intambara mu 2024. Ngo ntuzashoze intambara, Imana irakuburira. Ngo ntuzabivemo kuko urukundo ntirutsindwa. Imana ni urukundo. Ntuzabivemo ibyo urimo gukora byose, ibyo urimo gutekereza byiza byose, reka kubivamo. Ntuzareke umuryango wawe, ntuzareke urubyaro rwawe, ntuzareke akazi kawe, ntuzareke business yawe. Ibyo byose niba urimo no gucika intege, wibuke ko ari cya gihe cya Elizabeth nawe yanyuzemo. Ntuzabivemo, sibyo? Ngo ntuzabivemo kandi ntuzashoza intambara. Ahangaha baduha urugero kuri Yesu Kristo igihe yaramenye ko Yuda ari uzamugambanira, agiye kuboza ibirenge, ngo yashoboraga kugira imbere ya Yuda, Yesu yagomba kumuhanaguza akayijugunya hasi. Prophet yaravuze ngo do not throw in the tower in 2024. Ntubivemo. Niba hari n'umuntu wakugiriye nabi, mubabarire wowe wikomereze, wicireho wikomereze. Abakuvuze nabi biza, abakugambanira bose bababarire. Imana irabareba. Ntubivemo, ntushoze intambara. Ngo Imana igiye guhindukiza ibyago byawe kugira ngo iguhagararire nk'Imana ikomeye. Yarabonye ko umutima wawe uyishaka, yagize impuhwe, yagize imbabazi, ugiye kukwigaragariza nk'Imana ikomeye. Ariko nindi itarigaragariza nk'Imana ikomeye? Niba utaranabibona ugishidikanya, basi byemera uyu munsi ko igiye kubikora. Si turi mu kwa gatandatu? Isegonda umunsi imbere y'Imana ni iki? Umwaka imbere y'Imana ni iki? Ngo this is your moment, nangahe kawe, ni igihe cyawe. Imana ishobora guhindura ubuzima bwawe bwose nonaha. Ngo bazagukoraho, abazakora kuri business yawe, abazakora ku kintu cyawe cyari cyo cyose, ngo bazahura n'ibibazo, bazabona. Professor avuga ngo they touch you, they touch your business, they touch anything concerning you, trouble, trouble, trouble. Bazabona ishyano. Kandi abivugana imbaraga, ngiye nta mbaraga nk'iza Prophet mfite mwishwe. Bazabona ishyano. Uzashaka kukugirira nabi wese, uzajye umwibutsa kuri umwana w'Imana ishobora byose. Iryo jambo gusa rirahagije. Urakomanda, ndi umwana w'Imana ishobora byose. Imana yaremye byose, Imana iyobora byose, Imana itegeka byose, Imana iri hejuru ya byose. Isi n'ibirimo byose ni ibyayo. Wowe urankanguriye nde? Kandi ntago ujya imbere ngo ubimubwire, reka da. Igira mu cyumba cyawe, uyambarire tariti yawe, utangira ukomande. Nta nubwo umenya aho byagiye mu gitondo. Arabyuka kureba, byagenze gutarareba urundi. Ntamenya aho byabereye. Ahubwo aratangira yibaza ariko uriya muntu ntiyagiye kuraguza ra. Wajya gushakisha imbaraga nk'iza afite. Kandi ntago azi ko wapfukamye. Ngo urugamba rwacu tugomba gutangirira ku mavi. Urugamba rwacu ni ku mavi. Ntago mbatumye ngo mugende muvuge ngo trouble. Uragenda we ubu turimo kubyatura uyu munsi. Aho umwanzi wawe ari, abadayimoni barimo kutwumva bahunze. Ntabwo uri bubasange mu rugo nkuko byari bimeze. Urugo rwawe rwejejwe n'aya masengesho. Sacrifice wakoze, ijambo ry'Imana, sacrifice wakoze uzahangaha gushakisha Imana, Imana irabiguhembera. Imana irakurinze n'abawe bose. Ngo imigambi y'umwanzi yose yajanjaguye. The enemy's strategies have been broken. Ariko ikintu kiri broken, mubona ukuntu umuntu amanura ikirahura akagibita hasi kikajanjagurika. Imigambi y'umwanzi yose kuri uyu mwaka ikuriho nuko byagenze. Imigambi yose yo kugushyira hasi irarangiye. Yavuze ngo it is finished. Nta na kamwe kakikuriho. Ariko ntago muzi ukuntu Satani ahora gupangira buri munsi kugira ngo agukure ku isi. Ariko uri hano. Thank you
bwira Imana ati thank you for the gift of life. Ndagushimira Mana kubw'ubuzima, impano y'ubuzima. Uyu munsi ndi imbere yawe, ndi hano. Ariko Satani yashakaga kunyicira mu bitotsi. Satani yashakaga kuniga. Hari n'igihe ugera inzozi mbi rwose ukabona ko Satani yashaka kukwica. Ariko imigambi y'Imana kuri twebwe ngo ni imigambi myiza, niyo kwizerwa, niy'amahoro, hope and future. Kwizera n'ibihe byiza biri imbere. Ukavuga uti mfite ukwizera ko Imana izangirira neza. Nubwo bwose ndi kunyura muri iki kibaya, ariko Imana izangirira neza. Imana ni Imana yo kwizerwa. Ni Imana idahemuka, kandi nanjye nyishizemo ibyiringiro byanjye byose. Sinizera ibyo ndebesha amaso, ahubwo nizera iby'ijambo ry'Imana rimbwira. Muri uyu mwaka rero ngo Imana izagira icyo ishyiramo kubera ko nguri mu murongo wayo. Ni ukuvuga ngo mu Cyongereza bivuze ngo put in 2024. Niba hari n'icyo utari ufite, Imana izacyongeraho kugira ngo ugere utere indi ntambwe. Imana izagira ikigukorera. Imana izagira ikigukorera kisumbuyeho, kubera ko wowe hari aho wageze ukananirwa, ariko ngo kubera kuri mu murongo mwiza, you are connected kuri anointing ya Prophet Philip Banda, bizagira ikigushiriramo uyu mwaka. Rego umwaka ntago urarangira, ntago mugomba kwiheba. Ntago tugomba kwiheba. Mumeze nkaho ibyo ndi kuvuga ndi kubikura mu kirere. Mubyibuke ibingibi bimanuka kuri 31-12 saa sita z'ijoro ubwo hari ropomi. Uko yabivuze ijambo ryasohotse, Imana yihutira kurisohoza. Ahubwo twebwe twitegura gute kugira ngo bisohore? Nguyu kuva none aha hagiye gutangira guseswa kw'ibyakunaniye, ibyaguteze, imiruho yawe, umubabaro wawe. Ni igihe cyo gusubirwamo. Uyu munsi ni igihe cyo kongera gusubizwamo imbaraga. Yaravuze ngo it is reversal time. Ibyakunaniye, failures, blockages, hardships, pain, agahinda, ibigeragezo, ibibazo, ibintu byose bikomeye ukabona ngo byanze. Iki ni igihe cy'uko Imana izabikwibagiza. Aho wayobye, Imana izakuyobora noneho. Tugomba kwizera aya masezerano, ngo nta jambo ryasohotse ngo risubireyo ridakoze icyo ryaje gukora. Ngo kuva ubu ngubu ngo ni itangiriro rya byose, ni itangiriro ry'ibintu bishya. Kuvanaho gutsindwa kwawe, gusesa ibikubera imbogamizi, kugukuriraho imvune zawe, kugukuraho imihangayiko yawe, ukivugurura. Imana nicyo yaje kudukorera muri uyu mwaka. Imana yakubwira ati uri mu ngengabihe yanjye. Uri mu ngengabihe yanjye. The perfect timetable for God. Perfect timetable. Nukuvuga ngo ntabwo uri iruhande, ntabwo uri iburyo, ntabwo uri imbere, ntabwo uri inyuma, urimo. Uhagazemo neza. Komeza. Rwanya. Ntihagire ikigukura umutima. Ntihagire ikikubwira ngo no wayobye. Komeza. Niba Imana itari no kugusubiza wumva ibintu byose byacecetse, we irakureba. Irimo kukureba. Igihe kizagera imanuke. Rero reka gucika intege. Imigisha uzabona n'izabimburira gukizwa kw'abandi. Ndangirije ahangaha. Ndashimira Imana ibyo imaze kudukorera n'ibyo iguma idukorera buri munsi.